Sasa uyu munsi ndashaka ko tuganira ku mpano idasanzwe, umusore w'umunyarwanda muto cyane wasinyiye ikipe ikomeye cyane mu Buholandi yitwa PSV Eindhoven. Uyu musore yitwa David Zirarusha Shyaka. Uyu musore yavutse kuri tariki 4 z'ukwa munani muri 2010, afite ubwenegihugu bw'Ubuholandi n'u Rwanda. Umusore kandi ni umwe mu bakinnyi bafite ejo hazaza heza mu mupira w'amaguru. Nubwo wenda tugiye ku muryango we, nubwo ababyeyi be nta hantu wenda haramenyekana wenda bakomoka hano mu Rwanda, agace wenda nk'akarere cyangwa se intara, gusa birazwi neza ko ababyeyi be bafite inkomoko mu Rwanda. Ni nayo mpamvu uyu musore asigaye akurikiranwa n'abanyarwanda benshi bamenya amakuru ye, nuko nyine bazi neza ko afite inkomoko mu Rwanda. David Shyaka yinjiye mu irerero rya PSV Eindhoven mu mwaka wa 2019. Icyo gihe yari afite imyaka 9 gusa. Kuva icyo gihe yakomeje kuzamurwa mu byiciro bitandukanye by'abato. Icyo wamenya, yakiniye anda cyangwa se amakipe y'abato ya PSV Eindhoven y'ibyiciro byose, nkaho yakiniye abatarengeje imyaka 10, 12, 13, 14, 15 na 16. Uyu musore sezo ya 2026 2027 ni sezo tugiye kujyamo, azakinira PSV Eindhoven y'abatarengeje imyaka 17. Uyu musore kuba amaze imyaka 8 muri irerero, mbere na mbere ni ikimenyetso cy'uko iyi kipe imufitiye icyizere gikomeye, kuko umwana nk'uyu ku myaka ye ntago aruza, urumva ntago aruza 16, PSV Eindhoven kumugira icyizere ikamusinyisha amasezerano y'imyaka 3, nuko ibona ko ari umwana udasanzwe, ni umwana uri talented, ni umwana nyine udashidikanwaho. David Shyaka umwanya akina nka rutahizamu, noneho skills yihariyeho, ni umusore wihuta cyane, ni umusore ucenga, ugira dribble nyinshi cyane, aracenga pe. Kandi ikindi azi ikintu bita finishing, gutsinda imbere y'izamu, gutsinda ni ibintu bimworohera cyane. Ikindi azi kwipozisiona cyangwa se kumenya umwanya ahagararamo mu gihe ari mu kibuga. Ibi byose rero ibyo byatumye abatoza ba PSV Eindhoven bakomeza kumuzamura buri mwaka, bakomeza nyine kumukipinga bakamugumana. Nuvuga ngo ubundi ari amakipe ahabera amakipe akomeye, iyo uri umwana ukina muri akademi yabo bakabona nyine ufite tara, barakugumana ntago bakurekura. Rero uyu musore ibyo byose nibyo byagiye bituma bamugumana. Mu mwaka wa 2024-2025 yakiniye PSV y'abatarengeje imyaka 15. Icyo gihe yagaragaje urwego rudasanzwe, yagaragaje tara idasanzwe. Mu mikino wenda izwi yakinnye, yatsinze igitego kimwe, ni mu mikino y'abana bakina na Sparta Rotterdam bakayitsinda ibitego 2-0. Uyu musore kandi yongeye gutsinda igitego batsinda AZ ibitego 3-2. Mu mukino wa nyuma w'igikombe bakinaga muri ayo marushanwa, batsinze De Graafschap ibitego 5-1. Icyo gihe David yatsinze ibitego 2. Hanyuma mu mwaka wa 2025-2026 uyu mwana yazamuwe muri PSV Eindhoven y'abatarengeje imyaka 16. Ibi yabikoze ejo bundi. PSV Eindhoven yatangaje ko uyu mwaka, sezo y'uyu mwaka yarangiye y'abatoya, yatangaje ko mu mikino 8 uyu mwana yakinnye yatsinzemo ibitego 7. Urumva ko kabisa ni umwana utsinda nk'uko nabibabwiye, ni umwana uri talented, ni umwana nyine uzi ikintu cyo gutsinda, arakizi pe. Ibitego 7 mu mikino 8. Ibi ngibi yakoze ni nabyo byahise bituma ikipe ya PSV Eindhoven ibona ko ari tara idakwiye kurekura. Irangije iramwegera, ita imusinyisha amasezerano y'imyaka 3. Iyi kontra yasinyaga ni nayo kontra ya mbere yasinyaga iri professional cyangwa se y'umukinnyi nyine wabigize umwuga. Hanyuma kuri tariki 6 Nyakanga 2026, nejo bundi kuri tariki rwose 6 z'ukwa karindwi, PSV Eindhoven yatangaje ko David Zirarushya Shyaka
yasinye amasezerano y'umwuga azamugeza mu mwaka wa 2029. Wenda abantu nshobora kuba ndi kuvuga gutyo bakavuga ati uyu n'umwana se, umwana yafashe iki, Amavubi n'iki. Uyu mukinnyi ni intambwe kuba yarasinye amasezerano, ni intambwe ikomeye cyane ku mukinnyi ufite imyaka 15 gusa. Urumva amasezerano ye, urumva ari kuza 16, amasezerano azarangiza afite imyaka 19. Umukinnyi ufite imyaka 19 aba amaze gukura, amaze kuzana umubiri, ari fit kabisa, ameze neza. PSV ni imwe mu makipe azwiho cyane kuzamura impano, akaba yararize abakinnyi benshi, murabizi, bageze ku rwego rwo hejuru ku isi. Hari abakinnyi muzi bajya bakina muri za Manchester United, bakina muri za Chelsea, muri za Arsenal, bagiye baca mu Bwongereza. Ikindi wamenya nuko PSV atariyo kipe yonyine yamubonye. Uyu David yanahamagaye mu ikipe bwa mbere y'igihugu y'abatarengeje imyaka 16 y'Ubuholandi. Ibi ngibi rwose bigaragaza ko nyine afite impano, ni umusore w'umuhanga, afite impano pe. Ikibazo wenda abantu benshi munkurikiye muri kwibaza muti se uyu Shyaka azakinira u Rwanda cyangwa se azahitamo Ubuholandi? Icyo kibazo wakibaza uko urumva afite ubwenegihugu bw'ibihugu bibiri, afite kuba yatora gukinira u Rwanda cyangwa agakinira Ubuholandi. Kugeza ubu nta cyemezo aratangaza ku ruhande rwe. Kuba afite ubwenegihugu byombi bivuze ko mu gihe kizaza ashobora guhitamo kimwe muri ibyo igihe azaba yujuje ibisabwa n'amategeko. Icyakora abanyarwanda benshi bafite icyizere ko umunsi umwe ashobora kuzambara umwambaro w'Amavubi. Iki cyizere ndagifite, namwe mukwiye kukigira, kuko ni umusore nyine w'umunyarwanda, n'amazina ye yose ni amanyarwanda. David Zirarusha Shyaka, urumva nyine ni umunyarwanda wuzuye ku mazina yose. Ni amahirwe menshi ko azakinira u Rwanda. Ikintu wenda gisabwa nuko ubuyobozi bw'umupira wacu ndetse Ferwafa bagakwiye nyine kuba bakurikirana uyu mwana, kuko afite talent idasanzwe. Mu by'ukuri kuba umwana afite inkomoko mu Rwanda ageze ku rwego rwaho nyine ahamagarwa mu ikipe y'Abaholandi batarengeje imyaka 15 na 16, nyine byagaragaje ko nyine afite impano idasanzwe, kabisa. Hanyuma uyu mwana nakomeza gukora neza mu ikipe ya PSV Eindhoven, bizarangira nyine abonye n'andi makipe akomeye ku mugabane w'i Burayi. Gusa nyine ibi byose bizaterwa n'uburyo azakomeza gukora cyane no kwitwara neza. Hanyuma reka wenda mbabaze, ese wenda wowe ubona David Zirarushya afite ubushobozi bwo kuzaba umwe mu bakinnyi bakomeye bakomoka mu Rwanda? Yes, ibi birashoboka cyane. Ushobora kuvuga ngo yego cyangwa hoya, gusa birashoboka cyane kuko ari mu biganza byiza. Ikipe ya PSV Eindhoven nk'uko nabibabwiye ni ikipe ikomeye, ni ikipe nyine izamura tara zidasanzwe. Ugiye kureba neza wenda muri iyi myaka isa nkaho nyine wenda itakiza ngo ikompete cyane mu marushanwa akomeye wenda ngo igere kure, gusa nyine buri mwaka ntabwo ijya buri impano idasanzwe imurika ikagurwa n'amakipe akomeye yo muri Premier League cyangwa se muri La Liga cyangwa se muri mu Butaliyani n'andi mashampiyona akomeye. Uyu mwana rero ni umunyarwanda, mumukunde kabisa. Ubuyobozi bwacu nabwo bukomeze bubishyiremo imbaraga, azaza kudukinira uko byagenda kose. Mukomeze mukorere subscribe, amakuru nk'aya ndetse n'andi y'Iburayi n'ayo mu Rwanda aryoshye, hano tuzajya tuyumvira kabisa.